Ni mu masaha y'igitondo, Mike rero arabyuka akitegura akambara neza rwose, maze akajya muri miruwari anareba ko imisatsi ye itunganye, arireba akabona nyine ibintu byose bimeze neza. Muri ako kanya ahita yakira telefone iba ivuye kuri sekereteri we, ati ntimwibagirwe ya varize irimo amafaranga mugomba kuinvestinga muri iriya kampani. Naho rero Mike ati yego, ahubwo reka mpite nyafata. Ajya rero mu cyumba cye haba harimo coffre fort, maze agahita ayifungura agakuramo aya mafaranga nyine akayashyira mu kavarize, ubundi agahita asohoka. Gusa nyine uyu musekereteri we aranamubwira ati ikindi kandi mama wawe nyine arashaka kukwibutsa yuko bafite ibirori, kandi ko nyine ugomba kuzaza kandi hari umuntu muri kumwe. Naho rero Mike ahita amubwira ati mama wanjye rwose umuhe igisubizo nsanzwe n'ubundi muha, namubwiye ko mba mfite ibintu byinshi byo gukora, ku buryo rero kujya gushaka umuntu nasohokana nawe biragoye rwose, ubwo nyine umubwire ko rwose bitashoboka ahubwo nzaza njyenyine. Mu by'ukuri rero Mike rwose nta muntu n'umwe w'igitsina gore aba yizera, kuko aba azi yuko abakobwa bose bakundana nta kindi kintu na kimwe baba bashaka uretse amafaranga ye, dore ko aba ari n'umukire kandi rwose aba ayafite. Mike rero akomeza nyine ari kuri telefone, maze akambuka umuhanda. Ubwo nyine aba ari kwerekeza aho indege iba iri bumutware iba iri, kuko iba ari indege ye bwite. Gusa nyine hakurya y'umuhanda haba hari abantu bategereje gari ya moshi, ahantu nyine baba bicaye. Akihagera rero ashaka guhagarara kugira ngo abanze arangizanye na telefone, kuko nyine aba abona ari kwegera indege ye, akanga ko nyine imiyaga iri bukomeze iza muri telefone, maze nyine akabanza agahagarara ngo avuge. Avugira kuri telefone, maze rwose mu buryo nawe aba atazi atanatekereje, afata ka kavarize yari afite, maze akaba agateretse aho ngaho ku ntebe, akomeza kwivugira kuri telefone. Maze igihe ahindukiye yajya gufata agafata ubusa, areba neza agahita asanga ya varize ntayihari, ahita arakara, maze rwose akijima mu maso. Ahita rero ahamagara abasekirite baba bari hano, akababwira ati ndashaka varize yanjye byihuse, cyangwa se mbajyane mu mategeko, kubera ko ntabwo bishoboka ko nabura iyi varize. Gusa mu mutima we aba ari gutekereza ati byanze bikunze iyi varize sinshobora kuyibona, kuko nta muntu wabona varize irimo ibihumbi 100 by'amadolari maze rwose ngo ayigusubize. Arayishaka rero maze akayibura, byose rwose ibyo yakoze bikaba iby'ubusa. Ahita rero areka kugenda kuko nta kindi kiba cyari kumujyana, ahita asubira mu rugo n'amaboko masa. Nyamara yari yajyanye amafaranga. Aragenda rero akicara, maze agasuka akarahure agatangira kunywa kubera umujinya. Aba ari kwibaza nk'ukuntu ari buze nyine kuvuga yuko bamwibye amafaranga umuntu w'umusore uzi ubwenge. Ati abantu bose barabona ko ndi umunyambaraga nkeya, barabona ko rwose nta kintu na kimwe nshoboye kandi ndi indangare. Burira rero bukira rwose nta gisubizo abonye. Buracya mu gitondo ari gufata ibya mu gitondo, ariko rwose byanamunaniye. Aba yagiye rero maze agasaba CD nyine ibiriho amakuru yose, kamera z'aha hantu ziba zafashe. Aba yicaye ari kuyireba, ariko nta kintu na kimwe ari kubona. Kugira ikintu rero afata nabyo biba byamunaniye. Ajya kumva arakumva umukozi wo mu rugo araje aramubwiye ati monsieur, hari umukobwa uri ku muryango kandi nyine afite varize imeze neza neza nka ya yindi yawe wajyanye ejo. Uwo mukobwa nyine ngo yitwa Monica. Naho rero Mike akibyumva ahita acira icyayi nyine aba yari afite mu kanwa, maze kugisomaho nko kwikanga, hafi kujugunya n'igitasi hasi. Ibintu byose aba afite arabirekura, kuko nyine aba yikanze cyane. Ahita atekereza ati byanze bikunze uwo muntu rwose hari ikintu nshakaho, kubera yuko nta muntu watura varize y'amafaranga angana gutyo ngo ayikuzanire nta kondisiyo bifite. Byanze bikunze ubwo hari ikintu ashaka kuntegeka gukora, kandi rwose giteye ubwoba. Gusa nyine yihagararaho, maze agahita abwira uyu mukobwa umukorera ati genda nta kibazo, maze umubwire yinjire. Amaso rero Mike akomeza ayahanze ku muryango, kuko rwose aba yumva yiteguye kureba uwo muntu ugiye kuzana aya mafaranga.
ajya kubona akabona rero umukobwa mwiza cyane ariko wambaye ibintu biciriritse rwose, umukobwa ufite mu myaka nyine itarenze nka 30, arinjiye na varize ye. Akinjira rero ahita abwira nyine Mike ati Mike, iyi varize yanyu nayikuye nyine hariya bategera gari ya moshi, nabonyemo nyine agakarite kanyu maze mbasha kumenya aho mutuye ndetse n'amazina yanyu, rero nari mpisemo kuyibazanira. Naho rero Mike ati warayifunguye? Monika ati cyane narayifunguye rwose, nkibona rero ibintu birimo imbere nasanze rwose ari ingenzi guhita nyizana byihuse. Mike ati hanyuma rero urifuza amafaranga angahe? Naho Monika ati ngo iki? Mike ati nyine nk'ikiguzi cyo kuba uyizanye urifuza amafaranga angahe? Monika ati nta mafaranga namwe nshaka kuko rwose ntabwo ngikuzaniye kugira ngo umpembe. Nyigaruye kubera ko nyine ibirimo atari ibyanjye ndetse n'iyi varize atari iyanjye. Kuri iyi nshuro rero Mike yumva rwose bisa naho umuntu amukubise nk'urushyi, kubera yuko abamenyereye ko abantu bo mu isi ye, ni ukuvuga nyine abantu bari mu rwego rumwe, bose nta muntu n'umwe ushobora gukora ikintu cy'ubuntu, byanze bikunze buri muntu wese aba afite igiciro cy'ikintu yakoze. Atungurwa rero n'uyu mukobwa rwose uba umushubije atya, ahita amubwira ati rero ntabwo rwose uri buve hano utagize ikintu ufata, nibura gira nyine akantu koroheje ufata. Naho rero Monika ati nta kibazo ndafata nyine agakawa. Uyu rero mukobwa uba ukora hano ahita yihuta rwose maze akajya kumuzanira agakawa, araza akamwitegereza ukuntu nyine uyu mukobwa rwose ubona acishije makeya ari kwitegereza ibintu bya hano, nyamara agatungurwa n'ukuntu aba agaruye varize yuzuye amafaranga, kuko nyine Mike aba yayifunguye maze uyu mukobwa akabibona. Mike rero ahita abaza Monika ati none se mu busanzwe nyine ukora iki? Naho rero Monika ati ngiye nkora utuzi dutatu, nkora muri resto mu gitondo, nkigisha abana piano ku mugoroba, naho rero muri wikendi hari ahantu njya gukora nyine comptabilité mu gakampani nyine gaciriritse. Mike ati uravuze ngo ukora ahantu hatatu hose? Kubera iki ukora utuzi dutatu twose? Izo si imvune zikabije se? Naho rero Monika ati yego rwose ni imvune zikabije, ariko nanone mfite inshingano nyinshi. Murumuna wanjye ari kwiga kaminuza kandi nyine ababyeyi bacu bapfuye tukiri batoya, ninjye rero mfite inshingano nyine zo kumwitaho, ngomba kumwishyurira amashuri no kumuha ibintu byose akeneye, ubwo rero ngomba gukora cyane nyine ku bw'ibyo. Naho Mike we mu mutima we ahita atekereza ati uyu mukobwa arakora cyane kurenza n'abantu bose mfite muri kampani yanjye. Gusa igitangaje ni ukuntu rwose yahuye n'amafaranga yibunza none akaba atayatwaye. Gusa nyine uyu mukobwa arantunguye, gusa ibi bintu aba ari kubitekereza mu mutima yibaza ukuntu ahuye n'iyi varize yuzuye amafaranga akayamugarurira, nyamara akora cyane amanywa n'ijoro kugira ngo nyine akunde abeho. Mike rero ahita amubwira ati ndifuza ni ukuri gusohokana nawe. Naho rero Monika ahita amubwira ati ntabwo byashoboka kuko ngiye rwose ntabwo nkeneye umusheri w'umusore w'umukire, rwose ndihagije, mbona ibyo kurya, mbese ndihagije nta kibazo. Naho Mike ati hoya ntabwo ari byo nshaka kuvuga, ndifuza ko nyine twasangira gusa nk'iby'umugoroba maze nkabasha nyine kugushimira bya nyabyo rwose nta kindi. Naho rero Monika ati nta kibazo, ariko nyine birasaba ko tuzajya ahantu atari muri resto zihenze cyane, hahandi nyine bazana meni bikansaba kujya kuri Google kugira ngo menye ibyo iyo meni ivuga. Naho rero Mike ahita aseka, kuri iyi nshuro abasetse nyine bimuvuye ku mutima kuko uyu mukobwa rwose aba amusekeje. Mike rero agiseka cyane ahita amubwira ati nta kibazo rwose uzihitiramo aho turi bujye. Monika rero ahita ataha maze Mike agasigara ari gutekereza kuri uyu mukobwa.
asigara ari kwibaza ati ariko se ubundi uriya ni njyewe, hari hashize imyaka myinshi rwose ntasaba umuntu kuba twasangira, gusa ntabwo biriya bintu nzi nuko byagenze, ahari byikoze. Ku mugoroba rero Mike atangira nyine gushaka icyo ari bwambare, aba yambara karavate yongera ayikuramo kuko nyine aba akeneye karavate ari bwambare ariko ntimugaragaze nk'umuntu nyine w'umukire cyane. Isaha rero aba asanzwe yambara yo ayisiga mu rugo, aba akeneye nyine ibintu biciriritse, cyane cyane ko resto Monica aba yahisemo iba ari resto iciriritse rwose. Amara rero kwitegura, amaze kubona nyine ibintu biri simple yambara, maze agahita agenda ajya kuri iyi resto, asanga rero Monica yahageze kare, gusa nyine aba acyambaye imyenda y'akazi. Umunaniro uba ari wose, baricara rero maze nyine bagatangira gufata amafunguro. Mike rero abaza Monica ati ndifuza ko nukuri tuganira byinshi cyane, noneho kandi ikirenzeho ndifuza kumenya ku buzima bw'umuvandimwe wawe. Urashaka kumenya nyine ibyerekeye Chloe? Niko murumuna wanjye yitwa. Chloe rero ni umukobwa nyine usanzwe, ariga nyine nk'uko nabikubwiye, gusa nyine ajya abona uturaka nyine maze akadukora, numva nyine nta kindi cyo kumuvugaho, gusa nyine ari mu ishuri ry'ubuganga. Naho rero Mike ahita ahindukira ati naho se wowe uri muntu ki? Monica ati jyewe rero ndi umukobwa rwose usanzwe cyane uciye bugufi, ntabwo ndi umukobwa urenze. Naho rero Mike ati oya, uri umukobwa ahubwo udasanzwe, kubera ko umukobwa usanzwe ntabwo yagarura varize irimo ibihumbi 100 by'amadolari ngo ayisubize nyirayo. Monica ati ariko ibyo rwose ni ibisanzwe, sinibaza impamvu nagombaga kuyigumana kandi atari yanjye. Mike ati icyo nyine nicyo kikugira umukobwa udasanzwe, ntabwo usanzwe rwose. Monica rero nawe ahita abaza Mike ati hanyuma se wowe wakoraga iki n'amafaranga angana kuriya mu ntoki? Mike rero udasanzwe amenyereye umuntu rwose umubaza ku byerekeranye na business ze, ariko nyine aba agomba gusubiza Monica uko byagenda kose, ahita amubwira ati hanyuma rero muri business nyine nkora, hari igihe biba ngombwa rwose ko amafaranga tuyajyana mu ntoki, ntabwo buri gihe ari ngombwa ko nyine transaction zose zibera kuri banki. Ati kuri iyi nshuro rero ni ikintu nyine nagombaga kugura, ubwo rero nubwo ari ikintu nagombaga kugura, nagombaga gutwara nyine aya mafaranga mu ntoki. Aya mafunguro rero yo muri iyi resto aryohera Mike ku buryo aba atarigeze yumva na rimwe. Ahantu hose aba yarafashe amafunguro mu mahoteli ahenze cyane, nta na hamwe aba yarigeze yumva amafunguro ameze neza nk'aya hano. Ibyishimo rero biba ari byose, maze akabwira Monica ati ngaho rero komeza nyine untere story z'utuzi twawe ukora. Naho rero Monica atangira kumubwira nyine iby'abana yigisha piano, umwe ku wundi abamusetsa akamutera story zabo, maze Mike aragenda agaseka koko ibintu ataba aherutse rwose, ntabwo aba aherutse ibyishimo nk'ibi ngibi, aba amenyereye bya bitwenge by'uburyarya nyine byo muri business, ariko kuba umuntu agusetsa maze ugaseka bikuvuye ku mutima, ntabwo rwose ibi bintu aba akibuka uko babikora. Monica rero ahita abwira Mike ati nawe rero ngaho mbwira nyine ibyerekeranye n'ubuzima bwawe. Naho Mike ahita amubwira ati njyewe rero nta gishya rwose, ndi umusore nyine uhora mu kazi gusa, nta kindi kintu na kimwe njya mbonera umwanya. Naho umuryango wanjye wo ni wa wundi nyine buri gihe uba utekereza ku mafaranga, icyubahiro, mbese iby'umuryango wanjye ni iby'ubutunzi gusa. Ntakubeshye ntabwo bishimishije habe na gatoya. Ubuzima bwawe buraryoshye, urumva ko rwose ubuzima bwawe buranejeje, rero njye ntabwo ari gutyo. Bakiri kuganira rero Monica yakira message maze akayisoma, ahita abwira Mike ati umva nyihanganira rero ndatashye, Chloe ntabwo ameze neza, ngomba kugenda maze nkajya kumwitaho. Naho Mike ati nagutwara se nkakugeza mu rugo? Monica ati hoya, byihorere rwose, imodoka yawe ni igiciro cyinshi ku buryo igeze muri quartier iwacu
abantu bavuga amagambo menshi, abantu bahurura, ntabwo kandi rwose mbishaka. Naho rero Mike ati basi niba bidashoboka reka nguhamagarire tagisi. Monica ati hoya wikwirirwa wigora rwose, namenyereye kwimenya, byihorere rwose n'ubundi nta kibazo, nditegera imodoka kandi ndahagera. Arahindukira rero agiye kugenda, maze Mike agahita amubwira atumva gusa nyine wakoze cyane, amafunguro yari ameze neza, wanyemerera se maze tukazongera kubonana undi munsi. Monica ati hoya ntabwo rwose byashoboka, urabona ko isi yawe n'isi yanjye ntaho rwose bihuriye, urabona wowe nyine utwara varize zuzuye amafaranga, naho njye akazi kanjye nako kujya kwigisha abana piano, urumva ko njye nawe rwose turi abantu babiri batandukanye, nta mpamvu rero z'uko tuzongera kubonana. Mike ati ahubwo se waretse nyine nkazakwereka ikinyuranyo, nta mahirwe rwose, maze uzarebe ko nzakwereka ko ibyo utekereza atari ko bimeze. Monica ati ariko ubundi kubera iki rwose wumva wifuza kuzongera kubonana nanjye? Naho Mike ati kubera ukuntu uri umukobwa w'umunyakuri ufite umutima mwiza, niyo mpamvu rwose nifuza kuzongera kubonana nawe. Akomeza rero amubwira ati umutima mwiza n'ubwitonzi ufite byampatirije rwose ko tutahura inshuro imwe gusa. Naho Monica ahita amubwira ati noneho nta kibazo, gusa nyine ejo nzakora umunsi wose, reka tuzabonane muri wikendi, ariko nyine nk'uko bisanzwe nta kujya ahantu hahenze cyane, ikindi kandi nta n'ibintu by'ibikabyo. Naho rero Mike ahita amubwira ati cyane rwose ndabizi, nta bintu by'ibikabyo, ni ibintu nyine n'ubundi biciriritse. Basezeranaho rero maze Monica akigendera, Mike rero amukurikiza amaso, maze umupapa nyine uba uri nyiri iyi resitora baba baje gufunguriramo, dore ko atari ubwa mbere nyine Monica aba haje, ahita aza akegera Mike, maze agahita amubwira ati umva uriya mukobwa ntabwo asanzwe, uriya mukobwa ari special, gusa rero uzitonde cyane rwose kubera yuko iriya ni zahabu. Kuri iyi nshuro rero Mike nyine yongera kumva undi muntu umubwiye neza neza nk'ibyo aba ari gutekereza kuri uyu mukobwa, ahita rero abwira nyine uyu mupapa ati nanjye rwose narabibonye ko uyu mukobwa adasanzwe. Mike rero arataha, maze yagera mu rugo agatangira kwibaza nyine ukuntu ari kubwira Monica ibyerekeranye n'ubuzima bwe. Monica aba yamubajije ati urishimye se mu buzima bwawe? Naho rero Mike rwose atangira gutekereza neza ko yumva nta ibyishimo ntabyo azi, nubwo yajyaga yibwira ko yishimye. Akiri rero gutekereza, ahita abona akamesaje kuri telefone. Aba ari rero umuvandimwe we uba uri kumubaza ati wari uri hehe ko uyu munsi wasibye inama? Mike ahita afite umutima ko yari afite inama, ariko nyine yabyibagiwe kubera ko yari ari kumwe na Monica. Gusa nyine umusore ubundi wari umenyereye ko nta kintu na kimwe kigomba kugenda nabi mu kazi, akazi ariko kaza mbere. Uyu munsi rwose kuba banamubwiye ko yasibye inama, nta kintu na kimwe biba bimubwiye. Akomeza n'ubundi kwitekerereza kuri Monica nkaho nta cyabaye. Uba wagira ngo uyu mukobwa noneho rwose niwe uri kuza imbere mu bintu byose agomba gukora. Muri weekend rero Mike yicariye nyine yibereye kuri mashine ye, maze mama we akaba arinjiye, aza rwose nkaho ari kwinjira iwe. Arasira agahita amubwira ati Mike umeze neza, kubera iki nguhamagara ntunyitabe? Naho Mike ati rwose mama mfite akazi kenshi cyane, mfite ibintu byinshi bintegereje. Mama ati maze ukabura umwanya wo kwitaba mama wawe? Mama we rero ahita akomeza amubwira ati Mike urabyibuka se ko ibirori biri mu cyumweru kimwe gusa, abantu bose bari kwibaza umuntu muzazana, ariko njye ndabona udakwiye kwigora. Gusa ko wa mukobwa mwakundanaga kera yatandukanye n'umugabo, ubu rero noneho yabaye mwiza kurenza uko yari ameze. Uribuka se kandi ukuntu iwabo nyine ari abakire cyane? Njye ndumva rwose ari we mwakabaye muzazana. Naho Mike atumva rero nkubwire mama,
ibyo rwose nta kintu na kimwe bimbwiye, nta nubwo uwo mukobwa mwitayeho. Mama we ati hoya se, none se hari undi mukobwa mukundana? Ati ariko se ubundi mbwira, harya ngo wa mukobwa ngo wakuzaniye varize ngo yitwa nde? Naho rero Mike ati yitwa Monica. Mama we ati akora iki se? Naho rero Mike ati akora utuzi twinshi cyane, akora muri resto, araseriva, anayigisha nyine abana piano, byose arabimutondekanyiriza. Mama we rero ati umva, nizere ko rero atari we uri gutekereza, kubera ko rwose waba warayobye. Naho rero Mike ati rwose mama mbabarira, mfite ibintu byinshi byo gukora, nta mwanya wo kuganira mfite. Nyamara ibi bintu bari kuvuga haba habura amasaha 2 gusa ngo yihurire na Monica aho baba bagomba gusohokera. Mike rero ajya kumva ka message karaje, maze yareba agasanga ni Monica umwandikiye, bari kumubwira ati mumeze neza, nizere ko nyine gahunda ikomeje, ariko ntiwibagirwe ko nakubwiye ko nyine nta byo kujya ahantu hahenze cyane, ntabwo nkunda kukuguringa nshaka nyine ubusobanuro bw'ibyo kurya biri kuri menu. Naho rero n'ubundi Mike ahita yongera agaseka, maze mama we agahita amubwira ati cyambwira umuntu ukwandikiye, ni ubwa mbere nkubonye wishimye gutyo uri kureba muri telefone yawe. Mike rero ahita amubwira ati mama ndagiye nyine, mfite rwose ibintu byinshi ngomba gukora. Naho mama we ati mbwira, ninde muntu ukwandikiye message ikagusetsa gutyo? Mike rero aramwenyura ariko ntagire icyo asubiza mama we, ati tuzongera nyine ubutaha kuko mfite gahunda nyine zintegereje. Ahita rero yisohokera nyine akigendera agasiga mama we hano. Uyu munsi rero Mike aba yambaye jeans ndetse na t-shirt, ibintu rwose byoroheje. Aragenda rero maze nyine agahura na Monica aho baba bagomba guhurira. Uyu munsi baba bagomba guhurira ahantu mu kajaride heza cyane, noneho ntabwo ari muri resto. Bagihura rero Monica ahita abaza Mike ati hanyuma se uyu munsi noneho nta byo kwambara costume? Naho rero Mike amwenyura ati hoya, uyu munsi nagerageje rwose kugerageza ibintu nyine bisanzwe cyane, nagira ngo ngaragare rwose nk'umuntu wifuza uko nagaragara. Bakivugana rero Mike nyine ahita afungura imodoka ye, maze agakuramo agapaniye nyine kaba karimo utuntu baba bari buze gufatira aha hantu baba baje. Ahita amubwira ati hanyuma rero nanateguye nyine ibyo turi buze gufata. Naho rero Monica ati hanyuma se uzi guteka? Cyakoze urantunguye ni ukuri. Naho Mike ati yego rwose guteka ndabizi, noneho wa mukobwa unkorera nawe yamfashije, ariko uruhare runini rwari urwanjye. Nifuzaga ko nyine uyu munsi nza kugutungura. Monica rero ahita amubwira ati ni byiza cyane kandi ni ukuri ndabyishimiye, ntabwo ushobora kubyumva. Baricara rero maze Mike yareba hirya akabona abantu bari kubitegereza cyane cyane ko nyine abantu bose baba bamuzi kubera ko bakunda gusohoka mu binyamakuru. Gusa nyine ahita atangira kwiganiririza Monica maze akirengagiza amaso y'abamureba. Bari kuganira rero ajya kumva ijwi ry'umuntu azi riramuhamagaye ati Mike ni wowe se? Mike agikebuka ahita asanga ari wa mukobwa nyine mama we yamubwiraga. Naho Mike ahita amubaza ati uri hano se ukora iki? Naho rero uyu mukobwa ati hari abantu nyine twari turi kumwe, ahubwo nyine narinje kukubaza ngo uzaza se mu birori by'iwanyu, ameza tuzaba twicayeho ariho umwanya rwose, nta kibazo wazaza maze tukaba twicaranye, ndifuza ko nyine njye nawe twaba turi kumwe. Ariko se ubundi kutambwiye iyi nshuti yawe muri kumwe yitwa nde? Naho Mike ati yitwa Monica. Uyu mukobwa rero ari kwitegereza Monica ahereye ku kirenge akageza ku mutwe, ayitegereza nyine ukuntu Monica yambaye agakanzu gaciriritse nyine. Naho uyu mukobwa ahita abwira nyine Monica ati njyewe ndi inshuti ya Mike ya kera nyine. Mike rero ahita amubwira atumva ntabwo rero ngewe nzaza ngo twicarane kubera ko mfite umuntu nyine uzaba umperekeje. Monica nabyemera ndifuza ko ari we wazaba undi iruhande, ari nawe wazamperekeza.
Uyu mukobwa rero amwaye cyane ahita abwira Mike ati nta kibazo noneho reka mbareke nyine mwigumire muri pikinike yanyu. Amaze kugenda rero Mike ahita abaza Monica ati hanyuma se wemeye nyine ko tuzajyana? Naho Monica ati hoya ntabwo rwose byashoboka, ndakeka nyine mu birori by'iwanyu nta kwisangayo kubera ko ntabwo turi ku rwego rumwe, ntabwo rwose naba nisanzuye. Bakiri kuvuga ibyo ngibyo rero mama wa Mike ahita amuhamagara ati wa mukobwa w'inshuti yawe ambwiye yuko rwose ngo uri kumwe na wa mukobwa uciriritse, nibyo se koko? Naho rero Mike aramwihorera ati ariko mama rwose jya ureka ibintu byanjye mbikora uko mbyumva kubera ko nyine ibyo birandeba ntabwo bikureba. Naho mama we ati hoya ibyo bintu ntabwo bishoboka, uwo mukobwa ntabwo ari ku rwego rwacu, sinibaza rero ikintu mukorana, urashaka se ko atwicira izina, urashaka ko adusebya? Ntabwo rwose uwo mukobwa namwemera mu muryango wacu. Mike rero ahita akupa, ariko mu by'ukuri Monica we aba yamaze kumva nyine ibi bintu byose. Monica ahita abwira Mike aterega ni ukuri nibyo nanjye nari ndi kukubwira, aho rwose mama wawe afite rezo 100%, ntabwo turi mu rwego rumwe, ni ukuri ntaho twahurira rwose, rero ntabwo nshaka kuza mu isi yawe kubera ko sinakwisangamo, sinakwibona, murandenze cyane. Ahita kandi atangira kuzinga nyine ibintu byose baba bakoresheje, maze nyine agahita yigendera ati ugira ibihe byiza kandi wakoze ko mu mwanya. Kuri iyi nshuro rero Mike rwose ntabwo aba yifuza yuko Monica yaza mu isi ye, ahubwo Mike niwe ushaka nyine kujya mu isi ya Monica kuko ababona ariyo rwose iryoshye. Arataha rero ariko nyine agataha atishimye kubera ko abatandukanye na Monica batandukanye rwose atari neza cyane. Akigera mu rugo rero akomeza n'ubundi kubitekerezaho, ariko nyine ntacyo gukora aba afite. Iminsi 3 rero yose irashira nta makuru ya Monica ajya nyine hahandi aba akora kuri resto, ariko akabona ntabwo ari kumubona. Umunsi umwe rero aba ari mu nama nyine, maze agatangira rwose kurangarira kuri telefone, aba ari kwibaza niba rwose yakabaye ahamagara nyine Monica ariko bikamuyobera. Akibyibaza rero umuvandimwe we ahita yinjira, maze agahita amubwira ati biratangaje rwose ukuntu uri muri telefone kandi turi mu nama. Bahita rero batangira nyine kuvugana. Ubwo umuvandimwe wa Mike ati mama yambwiye nyine ukuntu ngo wari uri muri romance n'umukobwa useriva muri resto, cyakoze byarantunguye ni ukuri, ntabwo njye nari nzi ko rwose uri kuri urwo rwego. Naho rero Mike atumva narahindutse. Naho rero uyu muvandimwe we ati warahindutse? Wahindutse se uca bugufi bingana gutyo, wigira nyine umusore uciriritse ufata nyine agapaniye karimo ibintu maze akajya muri pikiniki n'umukobwa ukora muri resto? Ni ukuri ndakubwiza ukuri wahindutse nabi, uwo si wowe rwose nari nzi. Tekereza ko usigaye ubasha gusiba inama uri kumwe n'umukobwa uciriritse kuriya. Njye mama yarabanje kubimbwira ngira ngo rwose ntabwo ari ibya nyabyo, ariko ntakubeshye ndatunguwe rwose. Mike rero ahita amubwira ati njyewe rega ntabwo rwose ngikeneye gukomeza kumera kwa kundi papa wacu yatureze atubwira ko nyine nta muntu n'umwe tugomba kwizera. Naho rero uyu muvandimwe we ati ntumbwire ko kandi utangiye kujya wumva none ukwiye no kwizera abantu. Ntabwo twebwe dukeneye icyizere, icyizere ni cy'abakene, twebwe dukeneye ubuyobozi, dukeneye nyine imbaraga nyinshi, ntabwo rero dukeneye icyizere. Bakiri rero kuvugana sekreteri ahita aza maze agahita abwira Mike ati ibitaro biri kuguhamagara, ibitaro bya Saint Joseph biri kuguhamagara. Naho rero Mike yikanze ahita abwira nyine uyu musekreteri ati mpereza telefone, arayimuhereza maze yakwitaba agahita nyine bamubwira bati nyine turi hano ku bitaro. Hanyuma rero Monica
yagutanze nyine nk'umuntu bashobora guhamagara igihe nyine ibintu bikomeye. Afite rero murumuna we urwaye cyane kandi urembye, ubwo rero twahisemo kuguhamagara kubera ko nyine yanditse yuko ari wowe muntu twahamagara biramutse bibaye ngombwa ko hari undi muntu duhamagara. Mike rero arambika telefone hasi maze agahita ahaguruka afata urufunguzo rw'imodoka. Umuvandimwe we ati ntumbwire kandi ntumbwire yuko ari na wa mukobwa wari uri kuguhamagara. Mike arahindukira akamwitegereza maze agahita yigendera. Umuvandimwe ati ntabwo byumvikana ukuntu wifata ugahaguruka mu nama ikomeye kubera umukobwa uciriritse rwose udakwiye gufungura n'udushumi tw'inkweto zawe. Mike rero akigera kwa muganga ahita asanga Monica yicaranye nyine na Chloe, bivuga ko Chloe aba aryamye, Monica yicaye hano ku buriri. Mike rero ahita amubwira ati Chloe ameze ate? Bakimpamagara rwose nje nihuta cyane, ahubwo se kuki utampamagaye ibi bintu bikiba? Naho rero Monica ati ntakubeshye nataye umutwe kuva nyine nkibona murumuna wanjye arwaye kandi bikomeye. Mike rero atangira kubaza Monica icyo Chloe yaba arwaye, amubwira rero ko afite uburwayi nyine bwo mu nda kandi bagomba kumubaga, gusa nyine nta mafaranga afite ariyo mpamvu bataramubaga aba yategereje. Mike ati hanyuma waretse nkagufasha? Monica ati hoya ntabwo rwose nkeneye ubufasha, ntabwo nkeneye amafaranga yawe. Mike rero ahita amubwira ati hoya nanjye ntabwo ngiye kuyaguhera ubuntu, ukeka se ko ngewe nayaguha gutyo gusa? Kubera ko nyine Mike aba azi neza yuko Monica adakunda rwose ko yamuha amafaranga, ahita amubwira ati noneho ndayakugurije kandi nyine uzanyishyura. Naho rero Monica ahita amubaza ati nzakwishyura gute se ko nyine amafaranga bari kunca ari menshi, nyamara amafaranga nkorera akaba rwose ataba ahagije kugira ngo nkwishyure? Mike rero ahita amubwira ati ntabwo bigoye, uzi se uko uzanyishyura? Naho Monica ati hoya mbwira, uzamperekeza nyine muri bya birori by'iwacu, ubwo bizaba bihuriyemo rwose n'icyo kiguzi uzaba unyishyuye. Monica rero aratekereza maze agahita amubwira ati nta kibazo rwose nzaguherekeza. Monica kandi ahita nyine abaza Mike ati none se ko nyine uje mu masaha y'akazi, ubu ntabwo wishe akazi kawe? Bakiri kuvuga ibi umu infirmier ahita aza maze agahita abwira Monica ko nyine biteguye noneho kujya kubaga Chloe. Monica rero bahita nyine bajya kuzuza ibisabwa byose kugira ngo Chloe bajye kumubaga. Bakimujyana rero muri salle d'ope, birumvikana Monica aba afite ubwoba bwinshi, abwira Mike ati none se wagumana nanjye? Naho Mike ati humura rwose turagumana. Baragenda rero bakajya nyine ahantu ku rubaraza, gusa nyine imbeho iba ari nyinshi kuko biba byageze mu masaha y'umugoroba. Afata ikoti rye rero maze akarishyira ku bitugu bya Monica, dore ko rwose imbeho aba ari nyinshi. Aragenda rero maze akazana sandwich ndetse n'agakafe, aba yifuza ko hari ikintu Monica rwose yashyira mu kanwa kubera ko aba akeka ko ashonje kandi cyane. Uyu munsi rero Mike ibintu byose byerekeranye n'akazi aba byose yabikansarinze, baba ari abantu bari bubonane, zaba ari inama ziri bube, nta kintu na kimwe aba yigeze akora umunsi wose. Uyu mwanya wose aba yawuhaye Monica, dore ko rwose aba yumva yamuba iruhande igihe cyose bibaye ngombwa. Mike rero abwira Monica ati cyakoze ndishimye kuba rwose waranyanditse mu bantu bashobora guhamagara igihe hari ikintu cyihutirwa. Monica ati hashize icyumweru ibyo bintu mbikoze, nakwandikishije kubera ko nyine natekerezaga ko wagize nk'ikintu kimbaho rwose baguhamagara maze ukangeraho, kandi n'ubundi urakoze kuba waje, kubera ko ni imbaraga rwose wanteye mu bitugu kukureba iruhande rwanjye. Ikindi kandi wakoze kumfasha kugira ngo bajye gukorera operation umuvandimwe wanjye.
Mu kanya gato rero umu infirmiere aza kubahamagara ababwira yuko operasiyo ya Chloe yagenze neza ndetse rwose ko yakangutse, bamushyize nyine ahantu bashobora kumureba. Bahita bihuta rero bajya kumureba, maze bakigerayo Chloe nyine uba unaniwe cyane rwose mu buryo bugaragara ahita amwenyura, maze agahita ababwira ati nizere ko rwose mwiyunze ibintu byose bimeze neza, anamwenyura nyine gahoro. Naho Mike ahita amubwira ati nibyo twari turimo rwose kandi bimeze neza, ahubwo wowe wivuga nyine kugira ngo utimarire umwuka, ureka rwose kwinaniza. Hashira iminsi rero maze Monica agahamagara nyine Mike akamubwira yuko bitagishobotse ko bazajyana, kubera yuko umukoresha we aba yamubwiye ko agomba kuza ku kazi byihutirwa. Undi muntu baba bakorana aba nawe rwose yagize ibibazo kandi aba yaramwihanganiye igihe cyose aba yaramaze arwaje. Chloe aramubwira ati rero ntabwo rwose bigishobotse. Naho Mike ati gute se tutashaka umuntu wo kugusimbura? Monica ati ntabwo byashoboka, ngomba kujya ku kazi byanze bikunze, ntawo kunsimbura rwose nshaka kuko naba mpemukiye umukoresha wanjye kandi nawe yarabashije kunyihanganira. Nyuma y'iminsi mike rero Mike aba ari ku kazi, maze yajya kubona akabona mesaje ya Monica aba ari kumubwira ati ndagushaka byihutirwa. Nta kuzuyaza rero ahita ahaguruka, maze nyine akajya kureba Monica mu rugo iwabo. Akihagera asanga Monica amutegereje hanze, amarira yamurenze. Akimubona ahita amubwira ati ndifuza ko rwose ibi bintu bihagarara bitararenga inkombe, kubera yuko mama wawe yaje iwacu, maze ambwira yuko ntakwiye rwose kugumana nawe kuko ndi uwo kugusebya gusa, ndetse yanambwiye yuko ndi umutekamutwe, ariyo mpamvu nyine nagutekeye umutwe maze ukanyishyurira ibitaro bya murumuna wanjye kwa muganga. Ntakubeshye ntabwo nshaka kwitwa umutekamutwe, ikindi kandi sinshaka kugutandukanya na famiye yawe, sinshaka ko rwose ibibazo nyine biza kubera njyewe. Naho rero Mike ati hoya rwose nta kibazo na kimwe wateje, urabizi ko byagenze, urabizi ko nta ruhare wabigizemo. Monica ati ndabizi yego, ariko famiye yawe ntabwo ariko byemera. Hanyuma rero ibi bintu ndifuza ko rwose ari aha byahagararira, bitarakurura amakimbirane no ku kazi kawe, bitarakubana birebire. Sinifuza ko rwose ugira ibibazo kubera njyewe. Monica kandi ahita akata, maze akinjira mu nzu agahita ashyiraho urugi. Naho rero Mike arahagarara umwanya yibaza icyo gukora, ariko akumva nta gisubizo afite. Ahita rero ataha, dore ko gusubira ku kazi bitaba bigishobotse. Aragenda akicara wenyine, maze agatangira gutekereza nyine ku bintu biri kumubaho. Gusa mu mutima we ahita afata umwanzuro uvuga uti uko byagenda kose nihaza guhitamo nzahitamo rwose Monica. Ikindi kandi niba ari ukurwana nzarwana kuri Monica, ibindi byose ntacyo bivuze, ariko mfite umunezero iruhande rwa Monica. Mike rero aragenda akabura ku kazi kubera nyine kwigumira mu rugo atekereza kuri Monica. Bigeraho rero maze abafatanyabikorwa ba kampani ye bakarakara rwose, bateranya inama rero hamwe n'umuvandimwe wa Mike, maze nyine bakamuhamagaza. Aragenda akinjira bati koko nibyo, umukobwa ukora muri resto niwe wagutesheje umutwe ku buryo atuma rwose utakijya ku kazi. Umuvandimwe wa Mike ati cyane rwose, ahubwo se ko ashobora kuba yarajyanye n'amafaranga ya kampani maze akajya kuyakoresha mu nyungu z'uyu mukobwa. Naho rero Mike ati amafaranga nakoresheje n'ayanjye rwose ku giti cyanjye, ntabwo nigeze mfata amafaranga ya kampani. Naho rero aba bafatanyabikorwa bati urabizi neza se ko uri kuduhombya, ibyo bintu byawe byo kwirirwa mu rukundo urabizi ko biduhombya, ntabwo rwose biri kutwungura, kubera yuko ntabwo ugikora kubera uriya mukobwa uciriritse. Naho rero Mike ahita ababwira ati mwese rero nta jambo rwose mumfiteho, nabonye urukundo rw'ukuri, icyo bamwe muri mwebwe rwose mwabuze, umukobwa w'umukozi cyane, umukobwa witangira umurimo. Ikindi kandi umukobwa rwose wakwibeshaho uko byagenda kose, nta mafaranga yanjye akeneye, kubera yuko n'impano zihenze amashaka kumuha ntabwo ajya azemera. Gusa mwese ntawuzi ibyishimo byo kubona urukundo rwa nyarwo, kubera ko icyabatwaye umutima ari amafaranga gusa. Ndashaka kubabwira ko rero uriya mukobwa
ndamukunda kandi cyane, ikindi kandi ntabwo rwose kano kanya mugiye kumumbuza, ntabwo bishoboka. Abari aha bose rero barumirwa, maze umuvandimwe wa Mike agatangira gukubitagura ingumi ku meza, kubera ko nyine ababona wagira ngo umuvandimwe we ahari yatangiye gusara, ntabwo aba yumva ukuntu yatwawe umutima n'uyu mukobwa. Mike rero asohoka muri iyi nama, maze akagenda yihuta akajya muri ya resto Monica aba akoramo, abwira bosi wayo rero ati ndakwinginze rwose nkeneye ubufasha bwawe, hashize iminsi Monica atamvugisha, kandi mu by'ukuri mu bintu nakwifuza gutakaza Monica rwose ntabwo arimo, ndamwifuza iruhande rwanjye. Naho rero uyu mubosi ati ariko urabizi neza yuko isi yawe n'iya Monica ni ibintu bibiri rwose bitandukanye. Mike ati ntacyo bimbwiye iby'isi yanjye, ahubwo ndifuza ngewe kujya mu isi ya Monica, kubera ko uriya mukobwa ni umukobwa rwose utangaje, ntabwo rero nifuza kumujya kure, uko byagenda kose rwose ibyaba byose nahitamo kujya ku ruhande rwe. Naho rero uyu mubosi wa Monica ahita abwira Mike ati rero buriya wowe ubona nyine Monica nk'umukobwa mwiza witonda ugira umutima mwiza, ariko nta kindi kintu umuziho. Ababyeyi ba Monica ndetse na Chloe bitabye Imana Monica afite imyaka 19 gusa, murumuna we yari muto cyane, nyamara rwose icyo gihe Monica yari afite uburenganzira bwo gufata murumuna we akamujyana mu kigo cy'imfubyi, ariko ntiyigeze abikora, ahubwo nyine yikoreye umutwaro wo kugira ngo arere umuvandimwe we, nuko yakoze utuzi dutatu twose. Buriya ureba Monica aryama amasaha 4 gusa ku munsi, ni umukobwa ukora cyane, ni umukobwa rwose ushyira imbaraga mu byo ari gukora. Hanyuma rero iyo arebye asanga isi yawe rwose n'isi ye ntaho bihurira, ikindi kandi atekereza ko kuba ari mu buzima bwawe ari byo bituma ubabara cyangwa ugahorana ibibazo, kandi ntabwo yifuza rwose kuguteza ibibazo. Naho rero Mike ati ndakwinginze nje hano rwose nkwizeye, ntakubeshye uriya mukobwa n'ubuzima bwanjye, mbabarira ubimfashemo, maze rwose Monica tube twakongera kuvugana, icyo azantegeka cyose nzagikora, niba binaba ngombwa ko akazi nkareka nzakareka rwose, kuko akazi ntabwo ari ingenzi kurusha urukundo rwanjye cyangwa ibyishimo. Nabayeho imyaka myinshi ntazi ko rwose ibyishimo nk'ibi bibaho, ariko naze gusanga ibyishimo bituruka mu tuntu tworoheje, ntabwo ibyishimo bituruka mu kuba wakoze projet maze ikagira igatsinda cyane, cyangwa se ikagira nyine agaciro kenshi cyane, ntabwo rwose ari byo. Ikindi kandi nta nubwo ibyishimo biva mu kuba wakoze ukinjiza amafaranga atagira uko angana, ibyishimo rwose bitangwa n'utuntu dutoya. Kuba rero ngewe ndi kumwe na Monica nta kintu cyampa ibyishimo nkabyo. Uyu mubosi rero wa Monica areba nyine Mike, maze akabona ko Mike rwose ibintu ari kuvuga ari kubikura ku mutima, aramubwira ati genda, ubwo nzabitekerezaho, ninsanga hari icyo nagufasha nzakigufasha nta kibazo. Buracya rero maze Mike akajya ku kazi, aragenda rero maze rwose agasezera, akababwira ko atakifuza kuba umuyobozi w'iyi kampani, ahubwo nyine ko azajya aza mu nama gusa z'abafatanyabikorwa, kubera ko nyine nawe aba agifite imigabane muri iyi kampani. Abantu bose rero barumirwa, ntabwo baba bumva ukuntu uyu musore yasezera ku mwanya w'ubuyobozi bwa kampani nk'iyi ngiyi, kampani aba yarasigiwe na papa we. Umuvandimwe ahita amubwira ati ntumbwire yuko usezeye nyine kubera yuko usanze uriya mukobwa. Naho rero Mike ahita amubwira ati utazibeshya ukagira ikosa na rimwe ukora, kubera yuko urabizi amabanga yawe ndayafite y'ukuntu nyine wajya kunyereza imitungo, niwibeshya ukagira ikosa na ritoya ukora nzahita mbishyira ku karubanda. Mike rero ahita agenda maze akajya kureba wa mubosi wa Monica, ahita amubwira ati ndifuza yuko wantiza bimwe nyine mu bikoresho byo mu gikoni cyawe, ikindi kandi hari utuntu nshaka kunyigisha nyine dukeya. Naho rero uyu mubosi aramubwira ati nta kibazo rwose, aramwigisha ubundi akamutiza n'ibikoresho bikeya nyine. Mike rero aragenda maze akajya kwa Monica agakomanga. Chloe ahita amufungurira ati none se kuje aya masaha kandi Monica adahari?
uyu munsi nyine ntabwo rwose ari hano. Naho rero Mike ahita amubwira ati ndabizi, ntabwo rwose nari nje kumureba, ahubwo nyine ndifuza ko wanyereka igikoni, hari akantu nshaka kumutegurira. Chloe rero aragenda akakimwereka, maze Mike akajya mu gikoni agateka, agategura ameza. Monica rero agataha yananiwe cyane rwose. Akinjira muri salo yumva hari guhumura neza, maze agahita abwira Chloe ati Chloe, ninde muntu waba wakwigishije guteka amafunguro ahumura nk'ayo muri ya resitora nkoramo? Ndumva rwose wagira ngo neza hano hantu habaye muri ya resitora neza neza. Naho rero Chloe aramwihorera. Monica yari yatera intambwe yerekeza nyine mu gikoni, kuko aba yifuza kureba ahantu uwo muhumuro uri kuva. Akigerayo ahita asanga Mike yambaye itaburiya, yambaye nyine nk'abatetsi n'ingofero mu mutwe, ari guteka ibintu byakomeye. Aba yamaze gutegura ameza, ibintu bimwe yamaze kubigeza ku meza. Kwihangana biranga, maze Monica agahita amubwira ati ntumbwire ko ari wowe wateguye aya mafunguro. Naho Mike ati cyane rwose. Monica ati uzi yuko neza n'ibintu wateguyeho byose bimeze nk'ibyo muri resto? Naho rero Mike ati cyane, nagiye kubitira boss wawe, ni nawe wanyigishije guteka ibyo kurya nyine ukunda, kubera ko nifuzaga kugutungura. Monica rero arabireba, maze rwose ibi bintu akumva biramushimishije cyane. Ahita amubwira ati ahubwo reka numve uko bimeze. Aryaho rero ati wow, biraryoshye cyane rwose, kandi noneho byakorewe mu rugo, biraryoshye bikabije. Yitegereza ku ntoki za Mike, maze akabona yahiye. Ahantu hose yagiye ashya nyine, kuko ataba yaramenyereye guteka ibintu byinshi nk'ibyo aba yatetse. Monica rero atangira kumuhuhira ku ntoki nyine, kubera yuko ababona bimubabaje. Ati kubera iki warinze gushya bingana gutya? Naho rero Mike ahita amuca mu ijambo, atumva uyu munsi tuvugana narangije rwose gusezera ku buyobozi bwa kampani yanjye. Monica ati oya ntumbwire ko kandi ibyo byose waba wabikoze kubera njyewe, sinakubwiye ko ntifuza kukuvangira mu kazi kawe. Mike ati hoya, ntabwo rwose ariyo mpamvu, ahubwo nahisemo ibyishimo byanjye, ndetse nahisemo urukundo, kuko ari wo munezero wanjye. Kera najyaga ntekereza ko amafaranga ari wo munezero, ariko ubu nasanze urukundo n'ibyishimo bitagurwa. Ubwo rero rwose nifuje kureka akazi, ariko ntuhangayike, humura ibintu byose biri ku murongo. Umuvandimwe wanjye namushyize ku murongo, ntugire ikibazo, ibintu byose bizagenda neza. Nihazajya haba inama y'abanyamigabane nanjye nzajya njyayo. Monica rero ahita amubwira ati ubuse koko tuzakira ibyo abanyamakuru bazavuga n'ibyo abantu bazajya bavuga? Naho Mike atumva ibyo abanyamakuru bazavuga ntabwo bindeba rwose, nta nubwo mbyitayeho. Ubu ngubu icyo nshyize imbere ni wowe. Ndifuza kuba mu isi yawe, ndifuza kuba mu buzima bwawe, ndagukunda cyane kandi rwose sinifuza kugutakaza. Monica rero ahita ahobera Mike, kuko rwose amarira aba yatangiye kubunga mu maso ye, yibaza nk'ibintu byose uyu musore yakoze kubera urukundo akunda Monica. Barahoberana umwanya munini, maze Chloe agahita aza yishimye aseka cyane. Ati ni ukuri ndanezerewe rwose. Ati Monica, uzi yuko ibintu byose uri kureba aha ari Mike wabiteguye? Ni ukuri Mike aragukunda, akwiriye amahirwe yo kumuha rwose umwanya mu buzima bwawe. Naho rero Monica ahita abwira Mike ati nanjye ni ukuri ndagukunda cyane, kandi ni ukuri njyewe ukomeje rwose kuntangaza. Baricara rero maze bagafata amafunguro, ibyishimo ari byose. Hashira rero amezi nk'abiri, maze Mike aragenda agashaka inzu rwose iciriritse hafi y'aho Monica aba atuye. Atangira nyine kubaho ubuzima rwose buciriritse. Urukundo ruba ari rwose hagati ye ndetse na Monica. Gusa nyine mama we ntabwo yongera kumuvugisha, kubera yuko ibinyamakuru biba byaranditse ibintu byose ko umusore w'umukire muri iki gihugu yaretse bizinesi ze, maze agasanga umukobwa ukora muri resto. Mama we rero biramubabaza, kuko aba yumva rwose umwana we yarasebeje izina ryabo. Hashira iminsi rero, umunsi umwe nyine Monica ndetse na Mike baba bari kwitemberera muri iyi karitsiye baba batuyemo, bibereye mu murima bagenda bareba ibintu nyine bihinze muri uyu murima. Baba bafatanye ikiganza ku kindi, batembera nyine babwirana amagambo meza, baseka ibintu biryoshye.
Umuntu rero abaturuka inyuma maze bajya kumva bakumva ijwi ry'umumama uhamagara ati Mike. Mike arahindukira agasanga ni mama we nyine, kwa kundi mama we yabaga rwose yambaye ibintu bihenze cyane. Mike rero ahita amubaza ati mama urakora iki hano? Naho mama we ati ntabwo bishoboka, ntabwo rwose byashoboka ukuntu waba waraje kuba umusore w'umukene bigeze aha ngaha. Papa wawe aramutse azutse ni ukuri yakwiheba, kuko ntabwo yari azi yuko akorera ngo uzavemo uyu musore w'imbaraga nke bigeze aha ngaha, uhindurwa n'umukobwa useriva muri resto. Naho rero Mike ahita amubwira ati mama, hari kera rwose ntaramenya guhitamo ibyishimo byanjye, gusa rero ubu iruhande rwanjye hari umukunzi wanjye, hari urukundo, hari ibyishimo byanjye, ibindi byose rero nta kintu na kimwe bimbwiye. Ikindi kandi irinde gukomeza kuvuga rwose amagambo atari meza ku mukunzi wanjye, kuko nibiba ibyo ngibyo ndakubwira rwose ugende uduhe amahoro. Mama wa Mike ahita amubwira ati sawa, komeza unkangishe urwo rukundo rwawe, nzareba niba uwo mukobwa azakuguma iruhande igihe uzaba utakiri umugabo uvugwa muri uyu mujyi wose. Naho rero Mike ahita yifatira ikiganza cya Monica maze agahita amubwira ati twigendere mukunzi. Bahita bakomeza kugenda birebera nyine imbuto ndetse n'imboga biba bihinze muri uyu murima. Mama we rero asigara ahagaze maze akabona ko rwose umusore we yamaramaje neza neza gukunda uyu mukobwa. Hashira iminsi rero maze Chloe akaza agasanga Mike ndetse na Monica bicaranye, arababwira ati rero mbazaniye inkuru nziza, naratsinze cyane mu bizamini bisoza kaminuza, ubu rwose nasohotse ndi mu bantu 2 ba mbere. Noneho nahise mbona n'akazi, ikigo nakozeho stage cyahise kinyemerera akazi, ubu rwose mpagaze neza. Rero Mike arishima maze Monica nawe akanezerwa ko nibura aba agiye kuruhuka, kubera ko ubu ngubu ibyo kwishyura minerivare ya Chloe biba bigiye guhagarara. Bahita rero biyemeza ko ibi bintu bagomba kubiserebura, maze nyine bagahita bajya mu gikoni bagateka, ubundi bagafata amafunguro bakarya bakanywa bakishima cyane. Umunsi wakurikiye rero noneho nyine Mike aba yaraye kwa Chloe, aba rero ari mu gikoni ari koza ibyombo, dore ko rwose uyu musore aba yarabaye umusore uciye bugufi cyane. Monica nawe aba asigaye amureba maze akibaza niba nyine ari wa musore bahuye bwa mbere bikamuyobera. Telefone rero irasona maze Mike yareba agasanga ni sekreteri we ku kazi, ahita amubwira ati boss, ibintu byakaze, mbabarira rwose urebe amakuru, urebe ukuntu ibintu bimeze, iyi kampani iri kugenda isubira inyuma cyane mu binyamakuru. Rero nta bindi biri kuvugwa, ni uko amakosa yose bari kuyashyira kuri wowe, ko ari wowe watumye iyi kampani itangira guhomba. Ava kuri telefone rero maze Monica agahita amubwira ati none se kampani yawe itangiye kugenda isubira inyuma? Naho rero Mike ati yego. Monica ahita amubwira ati ugomba gusubira ku kazi, ugomba kongera ukagenda ukabyutsa kampani yawe. Erega ni ukuri ntabwo byahindura uwo uriwe kuba nkunda nanjye gukunda, kubera yuko uri umusore nyine w'umunyabizinesi, ikindi kandi uri umuyobozi wa kampani yawe. Ntabwo rero ukwiye kureka ubuzima bwawe kubera yuko nyine n'ubundi buriya buzima nibwo bwawe mu by'ukuri. Humura rwose, ntabwo uzigera untakaza kandi nanjye sinzigera ngutakaza, nzakuba hafi. Ariko nanone uriya ni umurage wasigiwe n'ababyeyi bawe, ugomba kugenda rwose maze ukabyitaho byose ukabikemura. Naho Mike ati koko se uransezeranyije ntabwo nzigera ngutakaza? Monica ati hoya, niba ari na ngombwa umbwire rwose twimuke tugende dushake inzu hafi y'aho nyine wowe ukorera, maze rwose nkube hafi, ariko wituma kampani yawe itakara, kubera ko biriya ni ibintu papa wawe yaruhiye imyaka myinshi. Ugomba no kugenda maze ukongera ukayizamura, kandi ndabizi ko wabishobora. Bakiri rero kuvugana, telefone ya Mike irasona maze yareba agasanga ni umwavoka, wari umwavoka wa papa we. Ahita amubwira ati Mike, urakenewe rwose, twateguye nyine inama
igomba guhuza abantu bose kandi nawe ugomba kuba uhari, ndetse abantu bose barifuza ko wasubira ku buyobozi. Ugomba rero rwose kuzaba uri mu nama ejo byanze bikunze kuko ibizigirwamo ni ingenzi cyane. Mike rero ahita amubwira ati nta kibazo rwose nzaba mpari, kubera ko aba amaze kubivugana n'ubundi na Monica. Buracya rero maze nyine Mike akitegura aragenda rero akajya mu nama, ariko umuvandimwe we ntabwo rwose aba yifuza nyine kongera kumubona, kubera ko ubuyobozi aba yarabusigaranye wenyine, aba yumva ari byo yifuza. Naho rero umwavoka wa papa we ahita afata ijambo maze akabwira Mike ati papa wawe mbere y'uko apfa yasize rwose avuze yuko yifuza ko abahungu be babiri bagomba kuzafata ubuyobozi bwa kampani, kandi mu buryo bungana, ko mwese mugomba kuzafatanya kugira ngo kampani ikomeze itere imbere. None nyamara wabivuyemo urigendera uyisigira umuvandimwe wawe wenyine, biragaragara ko rero kampani rwose iri kugenda ihomba, kandi ibyo byose ni amakosa yawe. Umuvandimwe we rero ubwo udashaka ko rwose agaragara neza muri iyi nama, ahita atangira kubwira nyine Mike atari ku bundi uriya mukobwa wihebeye arabizi neza ko ari wowe watumye ababyeyi be bapfa. Naho Mike ati njyewe kandi? Naho rero uyu muvandimwe ahita amubwira ati uribuka ya nzu yigeze gushya igahiramo nyine abantu babiri, ndetse rwose abana nyine babo bagasigara bari kwandagara. Naho Mike ati ibyo bintu uri kuvuga ntabyo nzi, gusa nyine iyo nzu yigeze gushya ndayibuka ko byanavugwaga yuko kampani yacu yashakaga kugura aho hantu kugira ngo nyine ihakorere ibikorwa. Naho rero umuvandimwe wa Mike ati bitangira kwijijisha, birazwi neza rwose ko ari wowe wabikoze, ari wowe nyine watwitse iriya nzu, noneho ukabuza n'ubwishingizi, kuko ubwo bwishingizi n'ubundi bwari kampani yacu, ukabubuza kubishyura. Niba utabyibuka neza reka ngerageze nkwibutse. Ahita amwereka rero ikinyamakuru nyine baba barakase agafoto kaba kari ku kinyamakuru, maze agahita amwereka mu gushyingura abo bantu yuko hari utwana tubiri twari turi aho ngaho nyine twagiye gushyingura. Uyu muvandimwe wa Mike ahita amubwira ati utu twana tubiri rero ureba ni Monica ndetse n'umuvandimwe we. Muri kano kanya Mike we aba yumva mu nda ye bikubira, aba yumva ubwoba bwamwishe, aba yumva ibintu bari kumubwira atazi ibyo ari byo. Ahita rero abwira umuvandimwe we ati ariko ni ukuri ntabwo rwose nigeze mbigiramo uruhare, nubwo nyine birumvikana ari njye nari nyoboye iyi kampani, ariko nta ruhare na ruke nigeze mbigiraho rwose. Ibyo bintu nabyumvise nk'uko n'abandi bose babyumvise. Umuvandimwe wa Mike rero ahita amubaza ati ikindi kintu nibaza, akuzanira ya varize yawe irimo amafaranga, wari ubizi nyine ko ari umwana wiciye ababyeyi? Akivuga atyo urugi ruhita rwifungura, maze hagahita hinjira Monica ati hoya, ntabwo rwose yari abizi, nta gitekerezo yari afite ko ndi wa mwana nyine waburiye ababyeyi be mu mpanuka, icyo mwise impanuka, ariko byari byatewe nyine n'ubushake bwanyu. Gusa nyine njyewe rwose nari mbizi, nari nzi uwo ari we. Mike nari muzi neza cyane, ngifata varize ye nkireba izina rye nahise menya ko ari we. Namuzaniye varize ye rero kugira ngo mwereke yuko burya rwose n'abakene tugira kwihagararaho kandi tugira umutima mwiza, bitandukanye n'uko yajyaga nyine abyumva. Yatekerezaga ko abakene ari abantu nyine batagira umutima. Nicyo nagira ngo nkwereke. Naho rero Mike ati hoya ntabwo bishoboka, none kubera iki watumye ngukunda? Naho Monica ati impamvu ndetse ukankunda ni uko naje gusanga uwo natekerezaga ko uri we atari uri we, naje gusanga uri umuntu mwiza ugira umutima mwiza, birangira nanjye ngukunze, kandi nyine ndakureka urankunda, kubera yuko ibyo natekerezaga nasanze atari byo rwose. Nasanze utari umuntu mubi nk'uko nabitekerezaga, ndetse nasanze ibyo natekerezaga ko wakora bishoboka cyane rwose ko utigeze ubikora. Naho rero umuvandimwe wa Mike ati ni gute ugirira icyizere umuntu wishe ababyeyi bawe? Monica ati njyewe rero ndabizi neza ko atari ko rwose byagenze, nubwo ibyo bintu byakozwe na kampani yanyu, sinzi uwabikoze mu by'ukuri, ariko rwose ndabizi neza ko atari Mike, ndetse ndanahamanya n'umutima wanjye rwose yuko atari we. Mike ni umuntu mwiza cyane, ntaho ahuriye n'ibyo bintu byose.
Birumvikana Mike aba ameze nk'aho rwose isi yamugwiriye kuko ibintu byose biba biri kumwirundaho kano kanya, nta na kimwe aba rwose azi, nta na kimwe aba yabasha gusobanura, mbese ibintu byose biba byamucanze, byamuyobeye neza neza. Bakiri muri ibyo rero, Chloe ahita yinjira ahamagara rwose Monica cyane, ati Monica ngwino urebe, ngwino urebe, ngwino urebe amakuru. Bose rero biruka bajya muri telefone ye, maze abantu bose bakinjira muri iyi telefone ya Chloe. Bakireba rero bahita babona nyine amakuru abavuga yuko umuntu wakoranaga na papa wa Mike hafi na hafi arwariye mu bitaro kandi arembye, rero yahamagaye polisi maze akayibwiza ukuri ku bintu byose kugira ngo rwose yivire mu mubiri ameze neza. Avuga rero yuko umuriro wishe ababyeyi ba Monica utatewe rwose na Mike, ahubwo nyine ari papa we wategetse ko rwose babatwikira mu nzu. Ikindi kandi avuga neza yuko icyo yashakaga atari ubutaka bwabo, ahubwo papa wa Monica yari afite amabanga menshi cyane yerekeranye na papa wa Mike, y'ibintu nyine papa wa Mike yakoraga bitemewe n'amategeko. Rero papa wa Mike yari afite ubwoba cyane ko nyine papa wa Monica aramutse abivuze kuri polisi ibintu nyine byamubera bibi, niyo mpamvu yahisemo kubatwikira mu nzu kugira ngo n'ibyo bimenyetso byose bihiremo. Mike akibona ibi bintu ahita avuga ati hoya, nizere ko rwose atari ibya nyabyo, papa wanjye nizeraga, ndakeka rwose atakora ibi bintu, gusa nyine ndababaye ni ukuri, ntabwo rwose numvaga papa wanjye yakora ibi bintu. Monica rero na Chloe amarira aba yabarenze, bafatanye nyine bari guhoberana kugira ngo batizanye imbaraga. Monica ahita avuga ati kandi koko rwose papa wacu yajyaga avuga yuko afite nyine ibintu rwose biteye ubwoba, ko ari ku munsi umwe ukuri kuzamenyekana, gusa sinigeze menya ibyo ari byo. Mike rero nawe rwose ibi bintu biba byamurenze, ashyira amavi hasi maze agahita abwira Monica ati ndakwinginze rwose umbabarire ku byabaye byose, ntabwo nigeze ntekereza ko papa wanjye yakora ibintu nk'ibi, gusa nsabye imbabazi mu izina rya kampani yacu no mu izina rya papa wanjye. Ikindi kandi ibintu rwose bitishyuwe bigomba kwishyurwa ubu ngubu, ndabivuze nyine nk'umuntu ukuriye iyi kampani, bagomba kwishyura ibintu byose bagombaga kwishyura icyo gihe, ndetse bagashyiraho n'iyindi mpozamarira. Naho rero abantu bose baba bari hano nyine bahita bemeza ko rwose ari uko bigomba kugenda. Mama rero wa Mike ahita ahaguruka ati hoya rwose murabeshya, ntabwo ibi bintu byabaye, umugabo wanjye ntiyari gukora ibi, ahubwo uriya urwariye kwa muganga yifuzaga nyine ko rwose yazasiga asenye ibyo umugabo wanjye byose yubatse. Mike ati ahubwo ibintu byose byasenywe na papa, we wahisemo ubutunzi agahitamo ubuyobozi, agahitamo imbaraga kurusha uko yari guhitamo abantu, ntabwo yigeze rwose agirira impuhwe abantu habe na gatoya. Wa mu avoka rero ahita nyine afata ijambo maze akababwira ati kandi ku byerekeranye n'ubuyobozi bw'iyi kampani, papa nyine w'aba basore yasize anavuze yuko nibinanirana yuko aba basore bayoborana ari babiri, kubera ko rwose yasaga n'ubazi ko kumvikana kwabo bigoye. Yavuze yuko biramutse binaniranye abanyamigabane aribo batoramo umuntu wo kubahagararira nyine wo kuyobora iyi kampani. Naho rero abantu bose b'abanyamigabane bahita bavuga bati turashaka ko rwose uduhagararira nta wundi ari Mike, kuko niwe ufite nyine ubwenge rwose bwo guhagararira iyi kampani. Ikindi kandi akiyiyoboye yari imeze neza cyane, ntabwo yari yarigeze ihomba. Monica we rero arahindukira maze akareba Mike akamwenyura, ahita amufata ikiganza maze akamuhagurutsa akamuhobera ati ntabwo ugomba gusaba imbabazi kuko rwose nta kosa wakoze, byose ntabwo byari wowe, nta nubwo wari ubizi. Naho rero umuvandimwe wa Mike we nyine abarakaye ko bafashe Mike maze bakamushyira ku buyobozi, ati ariko rwose namwe nyuma y'ibintu byose byabaye murifashe mumushyira ku buyobozi n'ukuntu yataye iyi kampani maze ibintu byose bikazamba.
naho rero bahita basubiza bati ahubwo niwe wari ukwiye ubu buyobozi kuko akiyobora ibintu byose byagendaga neza, ahubwo adahari nibwo wowe wabizambije. Mike rero ndetse na Monica barasohoka, maze bagera hanze Mike agafata ikiganza Monica agahita amubwira ati buriya rero ibintu tumazemo iminsi hari ikintu rwose byanyigishije ko igihe cya nyacyo ari uyu munsi. Akora mu mufuka maze agakuramo impeta, ahita abwira Monica ati iyi mpeta maze ibyumweru 2 byose nyigendana, nari ntegereje igihe cya nyacyo, ariko ubu namenye ko rwose urukundo rudategereza igihe cya nyacyo, buri munsi wari uwa nyawo ku bakundana. Icyangombwa ni ukuba umwe yarahisemo undi ndetse bose bakaba babyemeranyeho rwose ko bakundana. Arapfukama rero maze akabwira Monica ati kuva rwose nahura nawe namenye icyerekezo cya nyacyo cy'ubuzima, namenye ibyishimo icyo ari cyo, wanyigishije ko agaciro ka nyako atari ukuba ufite amakonti menshi yuzuye, ahubwo ari ukuba ufite urukundo iruhande rwawe ndetse ari ukuba ufite umuntu ibintu byose mu byumva kimwe. Wanyemerera se maze ukambera umugore? Akivuga atyo rero mama we ahita aza. Mu by'ukuri Monica bataramusubiza, dore ko Monica we ibyishimo nyine biba byamurenze, ari gutekereza ibihe byose yabanyemo n'uyu musore kuva ku ntangiriro kugera uyu munsi. Mama rero wa Mike araza agahita yegera Monica maze agahita akura shenete aba yambaye mu ijosi, ahita ababwira ati shenete njya gukora ubukwe data bukwe niwe wayimpaye, ubwo nyine ni sogokuru uwa Mike, ati yambwiye yuko aka ari agaciro ka famiye yacu, uyu kandi ari umutungo wose wa famiye yacu. Yambwiye ko iyi shenete ari iy'ingenzi cyane ndetse rwose ifite byinshi isobanuye. Gusa icyo gihe sinumvaga agaciro icyo ari cyo, ariko uyu munsi iyi shenete nanjye ndayiguhaye rwose Monica, ababivuga kandi ari no kuyimushyira mu ijosi, kubera ko nawe nabonye rwose uri agaciro k'umuryango wacu. Nta kintu kimwe cyashimisha umubyeyi nko kubona umuhungu we yishimye. Nta na rimwe rero Mike yigeze yishima uretse gusa ari kumwe nawe. Ndabashyigikiye rero kandi rwose mbahaye umugisha, ibyishimo by'umwana wanjye nta kintu na kimwe cyabiruta. Mike rero nawe aba yumiwe nyine ukuntu mama we nawe nyine aba yahinduye intekerezo. Monica rero ashimira nyine mama wa Mike maze agahindukira akareba Mike agahita amubwira ati ndabyemeye. Mike rero aramwenyura maze rwose akaguma ariko apfukamye. Monica rero ati kudahaguruka, niho Mike ati kubera ko nyine ntarakwambika impeta. Bose rero bahita baseka maze Monica agahita amuhereza ikiganza, ahita amwambika impeta maze agahaguruka akamuhanagura amarira rwose y'ibyishimo aba ari kurira. Ba bantu rero bose baba bari muri sare nabo baba basohotse baje kureba ibyabaye, bose bakoma mu mashyi dore ko rwose ibyishimo biba ari byose. Kuri ubu rero nawe amarira aba yamurenze kubera ko nyine aba abona ko nibura umuvandimwe we kano kanya afite ibyishimo rwose byo kuba yarabonye urukundo rw'ubuzima bwe. Mama wa Mike rero ahita ababwira ati tugomba gutegura ubukwe byihuse. Naho rero Mike ati kandi nyine bworoheje. Naho Monica ati aho buzabera ndahazi. Nyuma y'iminsi mike rero batangira nyine gutegura ubukwe, dore ko baba barafashe umwanzuro ko bugomba kuzabera muri ya resto bahuriyemo ubwa mbere ariyo basangiriyemo. Barahategura rero ibintu nyine bisanzwe cyane kubera yuko Mike yari abizi neza ko uyu mukobwa adakunda ibintu nyine bigaragaza amafaranga menshi. Barategura maze uyu munsi wagera bakambara neza cyane. Mike aba yambaye ikoti nyine riciriritse rwose, costume itarenze cyane. Naho rero Monica we aba yambaye ikanzu y'umweru nk'ibisanzwe, afite nyine n'indabyo mu ntoki. Boss rero wa undi yakoreraga niwe rwose umuzana nkaho ari papa we, kubera ko nta wundi muntu aba afite, ariko uyu boss nawe yamufataga nk'umwana we rwose.
Chloe rero nawe birumvikana aba ari hafi rwose ya Monica, ibintu nyine byashyushye biryoshye rwose. Batangira rero gusezerana, maze padiri wari uri kubasezeranya arababwira ati turi hano uyu munsi kugira ngo ni ukuri twishimire urukundo rw'aba bombi, urukundo ruhindura ibyo abantu batekereza ko bitahinduka, urukundo kandi ruhuza abo dutekereza ko batahura. Turishimira urukundo rwa Mike ndetse na Monica, urukundo rukwiye kubera abandi urugero. Ibyishimo rero biba ari byose muri aka kanya. Monica aba afashe mu kiganza Mike, aba ari gutekereza wa musore wari umwiyemezi cyane. Muri aka kanya amarira aba ari gushoka ku matama ye, arizwa n'urukundo, arizwa n'ibyishimo, ubona rwose aciye bugufi bishoboka byose. Ubu bukwe rero burarangira, ibyishimo rwose biba ari byose. Monica ndetse na Mike barataha, umunezero ari wose, maze Mike akabwira Monica ati ntabwo nari nzi ko rwose habaho urukundo rwa nyarwo, ariko ni ukuri umunsi duhura namenye ko burya ibintu byose bitizenguruka ku mafaranga, ahubwo byizenguruka ku munezero. Warakoze rero kumpa umunezero ntigeze mbona kuva mu buto bwanjye. Naho rero Monica ati nawe warakoze kunkunda, kandi rwose warakoze kumba hafi. Ikindi kandi warakoze rwose kwemera yuko Chloe umurumuna wanjye nawe aza kuba mu rugo rwacu. Warakoze kubw'ibyo wakoze byose. Barahoberana rero, ibyishimo n'umunezero biba ari byose muri uru rugo. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.